Yola. Ngo be quiet bro. Maniga wallahi twaraburanye. Arekana nori ya muzigo hari ubundi wadanje ngiye gusora none wallahi igihugu ndagishyira hasi cyane. None se nguriye papa. Kwa Jembare. Mana shaka ariko kwiruhukira mu mutwe. Ana nafite nakadege kashaka no kungwiramo. Sinzi niba haniza walaga kinga banibera kavumo. Anytime wagaruka wasanga iba n'ubusafi n'iki naba ntabwo organize buri kintu cyose cyaba kiri ku murongo. Oya man. Naraburije tutwe nibwo twari tukimuka ibintu birashagare kandi numve ngo man niya degiri kuri social media za iri gutwika hano hose. Sana roji suguro oya man na roji kabisa nta musane wagiye roji. Anari binacyo. Imboge girantsajije muchomba ne hani karuma narebeka yishirize yarangi. You're Romeo rap star my brother, go be quiet bro. Mani wemeruka dupanga ibintu byo gukora collab ariko warabuze bijya hatari. Mani ubu noneho ndi mu mirongo muri iyi minsi noneho ebana mbese mfite ibigambo byinshi. Ururimi rwanjye ruri kwiruka kurusha mashini gani. Ntago wangwa mu mitsi wala. Yego nawe ufite hiti ariko ngiye wumvisha ibizigo mfite muri store. Wallahi Romeo wahita uvuga ati kabaye. Umva sinashaka kuvuza ikondera wallahi. Ndakwinginze mbabara mvuze ikondera divugirize mu kavumo. Mane nawe watejemo imbogegese. Rebitu oya ariko nariwe mane nicyo kigahunda twagiye ariko buretse gato ndaguhamagara mu kanya. Nasupe yanjye kukwamishisha. Imboge giri kunsaza none wallahi inzobe. Hello Stina. Oui, boss, ko nahageze. Oh my gosh. Wala ibaze yuko irungu ryari ryanyishe maze nari ngiye kukubwira ni watinze. Sabona ndaje. Nahageze aho guri. Neza kuri ya nimero y'igipangu nakubwiye. Niho ndi. 59. Yego shapo surumva arahayoberwa wowe. Uherega hari igihe wakwitiranya 69 cyangwa 59. Oya ndahazi wana ngiye Kigali yose ndayizi. Oya umva. None reka mitenza nkurebe. Waba winjiye mu gipangu nubwo uri bubonemo inzu zigera nko muri enye ndahita nsokora ahita umbona. Sawa. Sawa baby. Kurya kabana. Musho. Agora ngumbe. Wallahi utangiye kunkubita utwo tuntu tw'uducepe nk'umusho. Uri kugeza mu ijuru rito. Toma kabisana. Mama mbogege nawe ukunda ke abana byatari. Mbasi. Nisukwa nakintu kizamu. Kuko yonyine kuko. Wagira ngo nawe urerekwa sinzi ibintu biri muri amata. Shamanaga wana. Giza nawe ushaka. Ariko reka nkubaze. Iyi match urayiteguye wallahi uyu munsi. Shabuka mbwije. Ko nari ngukumbuye ba. Uri umuyovu ndireyo. Uraba umureyo? Je numva bavuga ngo abayovu ni iso. Reka kibanye nagi gitsindwa. Bu. Waranyibagiwe. Ako wallahi. Amavuko yaza ahubwo bu. Amavamo rero ufite anajya ari kuncanga. Umva mubwire. Uko nari ngukumbuye mwana we. Isiko tamowe. Ako sikumbuye iki? Ako nawe wallahi. Nawe ukunda udukeya twatona. Umva nyine umuntu ari kukoraho
aho siko numva nagiye kumenya ko no mu gituza cya Burahamu ninjye mpanga ya Burahamu yasigaye cyangwa Yosefu wawe ndatumye mukoresha nahita avuga ati no ako noneho amagambo je yanyine iyo yumvishe itansara nitanumva andi mukobwa nyine umeze neza kuri ako n'ubundi ameze neza sibyo sibikiza ko ufite isi n'ijoro aho sukambeshye bumba mbona inyuma wowe narakubwiye ntabwo iyo uvuze ibyo bintu none se unaguca inyuma nkajya kwande bunaye ngamba reba inzoga ufite urumva ureba ubwiza ufite ejo ubona najya bona ngamba najya gushukura yewe shabuka byo tubyihorere nagukura muri mood kanje ngushaka hago tumwe nyine tukomeze tumera neza twimererwa neza ibintu byose bishyamba buraperi narumwe ago baba nari narapa ntabwo ndarapa reka nzema no gukandagira ukubitira vase sibyo ukubitira vase erega ubu kiburarura ukuntu se ukuntu uvuga ukuntu ugenda ukuntu te be you make me lose control on my uruhu urashaka no kurwara umutima wowe ko mbona none ushaka akobosha none iri kuririmba bita numva maraso kumita numva meze nka Beyonce umvuri Jay banumva ari ibintu byananje kandi wenza kwamamaza Kigali sare kuko ntago bakuzi none uzi wambaye akuno nyamure buri abandi bantu buri batakubona baramutse bakubonye nkuko mubonye muri buri aburi gute se ubushatse banga turi muri nyiriza ako shaburi aha uskuje nungura asiko utari kunywa usko nanjye ngiye kubonamo abantu do babiri reka mwongere amakara ariko shabona nuko oya nigakira ndagira ngo none mbonemo batandatu oya shabona ijana ushaka none oya ariko urabizi ngende kimaranzara wallahi ndahita ngukura hangova wowe ufata nka kwiti uzi ko we izuba rikurasheho umuntu yahitaho sagira imitoma agumva mubweke by'amaga wandi ndi kumva ni abo se icyumba ari iki ni iki please ako naho korera imbere byahata nese bororanye bajya ega niwe muntu wenyine nyine umva nkubwiye ndi kumwe na grand frère ariko si ibintu byahatari tu kandi grand frère so amagana na grand frère uyu wira karase none sugo wapi n'umurasta wakino nyine umva nkubwire tuza homura ahubwo tugiye kujya muri stade Nyamahoro wallahi umva ikintu numujisi maze n'umuntu wanyibutsa ngo winjire muri boutique ufite sanitizer ntabwo nakwinjira muri boutique na sanitizer arabinyibutse ibyo ukabigenda mba kurushaga mba ngaho nyine ngenda muvukisha gutuma ndi gutekereza muri dimension wallahi ku nkorogo uri kumbarisha nabi wowe rikanze ndaje Jomba ariko nawe uzawisetsa nasabi nkunda ukuntu bifunga byatari uzi none iyo wibereye hano ubu umeze nka kamarayika ariko mbabare ntabwo wenda mbivuze ngamije ibindi bintu ariko uba witonze mani kandi bikankorera iyo ufite ibigambo byinshi ufite ibintu ushaka kumbwira we mbwira vuba winzana ibintu byawe nawe uzatuma mpona umwaka wanaye umva nyine nkubwire Mujo yego njya mukorera amakosa menshi sibyo sinyamubabaza se wakubise ku ngingo ukareka kumbwira ibintu byinshi nukuri ndagira ngo banze unyumve erega ndi umwana mwiza ntabwo ndi umwana mubi ese suzi ukuntu nari meze kuva kera nukuri nkambabara nkubwira kano gatoya sibyo njya ngukosereza ukampana ndanabikunda pe sibyo aho uzi ukuntu uri umwana mwiza boni mbaye nkawe mana yansha nahita ngera none ahantu hadasanzwe wa mukobwa yanze kuza none gutereta njyewe oya ntabwo uri kubyumva cyakora reka nkubwire boni
kuva navuka mbabara ngo usabe serivisi imwe yonyine ninshaka akagano gato cyane. Ushaka amafaranga ya roje? Nyambwira. Nzi ni igiki nakubwiye ngo we mbwira ibyo ushaka nta kintu urimo kumbwira. Oya nyine umva mbabarira bazi boni byane n'isoni kubivuga ariko none reka nobore mvuge mbabarira unize umwanya gatoya nivuna umwanya nawe uguhaye mbwira. Ni ikintu nshaka kuvuga nuko nize icyumba ariko nibikurakaze ndabizi igihe urakara cyane we wirakara ahubwo ndagira ngo byose byandakaza ahubwo ko byansetse ubibaze ari tumaze no kumwe misaya nk'ingahe bavugira hasi ndabyumva muri amazana ari kuzana kurya katwumviriza mbabarira nkubwira akantu gato mbabarira basi wenda njyewe ndica amande nza kujyana Serena none niba utari Serena ni convention center Radisson ariko basi tubihwanyirizemo cyangwa se Igisenyi tamutamu nurangiza kuvuga nanjye umbwire mvuge ako nongire ngono ntakirivi uko maze kubona ko maze kumbona neza wambonye amatwi yego oya abo nyina kubonye amaso ko ukuntu ureba nta kibazo uba ufite uburimo na neza cyane. Karo basi nkubwire ejo tugenda ushaka inzu y'icyumba na salo nyigukodeshereza ko stress zande zirambiwe nushaka kurya ujye uzana kadoga guha ibiryo ariko ntuzongere ntabwo nshaka kongera kubana nawe akuzi kutanatekereza man mukanya mvuye hari adushwanye uzi ibintu twa turimo gupfa ndaje ndiryamiye ngo mbyuke no mu buriri. Hari ikintu cyaje cyo gusharinga location kuri WhatsApp nageze hano ndamusharinga nagoswe musharinze location ubu yahise ngenda ako nkundi ako marusigaho nk'urumogisi n'ibintu biguteye uzo kumwe ngo mbyuke mu buriri nguze mane nguzanemo umwana ako wabishyira urumogi nyine ibyo bintu urimo kubivuga wumva uri seriye cyangwa nta nubwo babwo kubimbwira ufiteho oya wincecekesha mane nakare ndagendana n'agasohore none kugira ngo none nakwemeza aya cyane none reka rero nkwereka ibintu bigiye gukemura wowe kuko warasaze byararangiye reka bari ko none ngenda nte nkaraburiza none ako bundi buretse aho kugira ngo ngiye nawe dushwane ngo bigire nawe ufata mbikore kugira ngo n'ikindi gihe utazabyongera urumva aho reka ngenda mwiruka niba uko bigiye kugenda nta kibazo oya mbwire uretse nkubwira ikintu kimwe sibyo nubundi uyu munsi nabonye mfite umwaka kuri wowe ubundi se urimo kunyiyenzaho ngo turwane mbwira ikintu kimwe gutuma unyiyenzaho ubundi ngo nigiki aba ari cyo dukora ubundi utuzi urashaka kuva hano se urimo kunyiyenzaho kugira ngo nkwirukane basi nyine mbwira imana impamvu wahereka runyiyenzaho ni iyihe ushaka iki uyu munsi wenda birashoboka ko naraburiza nyine reka mbanze nkwereke n'ubundi wampereye kare sibyo uburi bwawe mbuvuyemo sibyo se nkumviriye mu buriri boss ndakiye ariko ibyo nkubwiye ubitekerezeho ni uyu munsi wonyine ibintu binkoze ngaho sigara mu buriri bwa hepfo toka inkora